Ibintu byose aho biva bikagera bigira source, bigira inkomoko. Iyo nkomoko rero niyo twahishwe, abatwigisha iyobokamana nicyo kintu banze kutubwira. Iyo nkomoko y'ibintu byose niyo yitwa Imana. Ibyo bintu ubwabyo rero biri scientifique. Niyo mpamvu tudakwiye gupinga abascientist mu gihe turi gushaka kumenya ubusobanuro bw'isi, turi gushaka kumenya inkomoko y'ibintu, mu gihe turi gushaka kumenya aho ibintu biva n'ahantu bijya, kumenya ukuntu isi yakuze, ukuntu isi yavuye mu busa ikarangira ibaye isi, ikaba ikintu duhagaze, ikaba ikintu twambariyeho umubiri, inyama n'amaraso. Rero siyansi twifashisha iyo tugenderaho n'ubundi twayibwiwe n'abo banyagusida, abo bantu b'abanyakusini. Ariko iyo urebye n'ubundi usanga iyo bagiye no kuzana origine baravuguruza, bahita bavuga ko abantu bazanye siyansi ari abantu batazi Imana, batanayemera, ari abanyabyaha. Kandi wareba ugasanga ntabwo bakwereka ihuriro nyine riri hagati y'ibyo bintu byose. Ni ukubera iki babiduhisha? Ibyo bintu nibyo dukwiye kumenya, nibyo tugiye kumenya mu cyigisho cy'umunsi bita the origin of the earth. Wowe kurikira hano ku nama z'abagafashe, ni ku giti cy'ubwenge, ni ku murunga bangabo. Yes, wowe utarakora subscribe rero kandi ukawumva buno butumwa ari ingenzi, nturenge aho udakozeho, ntibagirwe no gukanda kunzogera. Uramutse ubwe n'undi muntu akabikora ntabwo byaba ari bibi. Reka mbashimire rero mwebwe mwamaze gukora subscribe, reka mbashimire mwebwe mwahisemo umucyo, mwe mwanze umwijima, mwe mwavuye mu mwijima mukajya mu mucyo. Yes, turi kuva mu busa tujya mu bifatika, kandi n'ubundi finally tuzasubira mu busa, kuko bavuga ko ibiriho byahozeho n'ibyahozeho bizaza. Ikintu gihari, bari abanya-Augusita, abantu b'Ikusini badubuse Imana yacu, Imana ya Afurika, Imana y'abirabura, Imana y'abantu muri rusange, kuko bo ntabwo bari bazi Imana, bayitwigisha mu buryo buri science. Urumva, bayigize ikintu giteye ubwoba, bayigize nk'umuntu, bayigize Imana ihanica urubanza igira ite nyine, kuko bari bareberaga isi mu rwego rwo gukoloniza. Bashakaga abantu bagira ibikoresho. Niyo mpamvu usanga biriya bitabo byabo tureberamo iyo Mana yabo biba birimo imitego myinshi cyane, iyobokamana ryahoze ari iryacu, kuko muri Afurika niho hari ubumuntu, ariko batweretse ukuntu inkomoko y'umuntu iva ku muzungu. Murabona iyo ugeze kwa Nowa kuzamuka paka kwa Hamu, ukuntu yabyaye umwirabura kubera igihano yahawe na se, kubera ko yavuze ko yamubonye yambaye ubusa. Ibyo bintu byose nyine ni ugupinga umwirabura, kugira ngo bakoreshe umwirabura nk'igikoresho, kugira ngo bamukoreshe mu buryo bwo kumukoloniza, bwo kumugira umukozi udahembwa, kumutugira nk'amarobo. Kugeza iyi saha rero ubu biratandukanye, kuko twari twarabujijwe kubivugaho, twari twarabujijwe kugira ikintu tubitekerezaho. Batubwira kuko Imana yabikoze ari uko biri, nta kintu gikwiye kuvaho, nta kintu gikwiye kujyaho, ari uko nguko. Kari agakingirizo rero badushyize mu maso. Igihe kirageze rero ngo utekereze kwemera, bye kuba ikintu kiri hatari, ubanza umenye. Ntabwo wakemera ibintu utazi, kuko ni amakosa dukora mu buzima, sibyo? Uyu munsi rero niyo mpamvu tugiye kureba ibintu bajya bigisha mu mashuri byitwa origin of the earth, cyangwa the origin and development of the earth, inkomoko n'iterambere ry'isi, ukuntu isi yagiye izamuka. Ubwo rero ni ibintu ngira ngo mbashishikarize mube maso, dukurikire. Tubyiga mu ishuri, ariko tubicaho twumva ari ibintu biri aho, ntabwo tujya tubitekerezaho. Batubwira ukuntu amasi yagize development, batubwira isi zitwa, ni amasi menshi, ubona amasi agera muri 7 kugeza nyine kuri iyi tere yacu bita ifu. Iyi ngiyi turiho turi ibiremwa bimeze gutya, ariko isi za mbere bigaragara ko zari ziriho ari mu bumana, abantu babayeho mu bumana, cyangwa kuriya kuntu nyine badafatika, batari mu buryo bufatika. Kandi Bibiliya yarabivuze, Salomo yarabivuze ko nta kintu gishya kizaza, ibiriho byahozeho, n'ibizaza nabyo byariho, n'ibyashize bizagaruka. Nuko biragenda bihererekanya. Reka rero turebe ibitekerezo bya siyanse ku nkomoko y'isi no ku iterambere ry'isi. Hari amatsiko n'amahame atandukanye asobanura ko isi yavutse. Reka turebe uko buri kimwe gisobanura ibintu mu buryo butandukanye.
sibyo. Hari ibyitwa Big Bang, mujya mubyumva, turabyiga muri siyanse. Bivuga ko ari iturika ryabayeho rikomeye, rivuga ku ntangiriro ukuntu habayeho agatigito cyangwa se akantu gato, bavuga ko byahereye ku kantu k'akabuto kari gafite uburemere n'imbaraga zidasanzwe. Waje kubaho iturika rikomeye ryitwa nyine rivuye kuri ako kabuto ryitwa Big Bang. Ibintu byarangiritse bikajya impande zose bitanga isanzure, icyo bita universe, sibyo. Isanzure ryavuye muri uko guturika kw'ako kabuto. Ibyakurikiyeho rero, haremwe inyenyeri n'imibumbe. Umwe muri iyo mibumbe ni Eve, icyo bita tere cyangwa isi. Icyo gihe yari ishyushye cyane, ifite ibirimo nka lava, gaze n'amazi y'ubushyuhe. Urabona biriya bintu biva mu kirunga, iyo ikirunga cyarutse biriya bikoma, nibyo byitwa ibingibi ngo bya lava na bya maguma n'amagaze yabyo. Mu gihe cy'imyaka miliyari nyinshi, iyo mibumbe yagiye ikonja igira igikonoshwa, amazi n'ubuzima, sibyo. Mu magambo y'abakongo, ubuzima bwose bwatangiye mu rusaku rw'iturika, aho isanzure ryumvise ijwi rya mbere ry'Imana, iryo ryari ijwi ry'ubuzima, sibyo. Bari abantu rero, ibintu batwigishije bigaragara ko batazi Imana, kuko ibintu byose biriho bifite source, bifite ahantu biva, bifite inkomoko. Iyo nkomoko rero niyo Mana, singo, kuko byaremwe bihereye aho ngaho. Hari ikintu cyiswe nebular hypothesis, inyenyeri ziturutse mu ifu. Ibisobanuro yavuzwe na Immanuel Kant mu cya 1755 na Pierre Laplace mu cya 1796. Ivuga ko izuba n'imibumbe byaturutse mu ifu y'inyenyeri. Nebula yari izenguruka izuba, iyo fu yaje gukonja, igice kimwe gihinduka izuba, ibindi bigahinduka planete harimo n'isi. Uko byagenze, nebula yari izengurutse cyangwa yarazengurukaga, icyo kizenguruka cyasigaje ibice bito bigahinduka imibumbe. Umwe muri iyo n'isi yaje gufata imiterere nyuma yo gukonja. Imiterere y'isi yatewe no gukonja. Murabizi ko isi n'izindi planete zizenguruka mu isanzure, harimo za Marisi n'izindi nyinshi. Umugani w'abakongo uvuga ko icyabayeho mbere cyari umwuka n'urumuri, byabyaye ubutaka n'ubuzima, nk'uko imbaraga y'umubyeyi ivukisha umwana akagaragara mbere. Planetary collision theory, ihuza ry'inyenyeri, ivuga ko izuba ryigeze guhura n'indi nyenyeri, iyo nyenyeri igakuramo ibice byarashe hanze. Ibyo bice byaje kubyara imibumbe, harimo isi yacu ngiyi turiho. Religion rero cyangwa creation of theory, ibyaremwe n'Imana, reka turebe nabyo icyo kibivugaho. Teori ivuga ko Imana yaremye isi n'ijuru mu minsi 6, kuko byanditse mu itangiriro muri Genesis. Iyo nusoma mu itangiriro bibona, sibyo. Iyi teori ntiyigishije ku bumenyi bwa siyansi, ahubwo ku myemerere y'iyobokamana. Mu rurimi rw'abakongo, Imana yitegereje ubusa bw'isanzure, iravuga iti habeho urumuri rubaho, sibyo. Ibihe by'ubushakashatsi ku mitekerereze y'isi, sibyo. Igihe ibyabaye, ibisobanuro. Biliyoni enye na miliyoni 600 ishize, formation of the Earth, isi yavutse ituruka mu bikoresho byo mu isanzure, cosmic material. 3.8 billion years ago, formation of ocean, amazi yagiye yiroha ku butaka, habaho inyanja n'ibiyaga. 3.5 billion years ago, first life, ibinyabuzima bya mbere byavukiye mu mazi. 2.5 billion years ago, atmosphere with oxygen, ikirere cyabonetsemo umwuka w'ubuzima, oxygen. 600 million years ago, development of animals and planet, ubuzima bwinshi ku butaka no mu mazi. Ibice by'isi, layers of earth. Crust, igikonoshwa, igice cyo hejuru y'ubutaka gikubiyemo imisozi, ibibaya n'ubutaka tubaho, cyo bita manto. Agace k'imbere gashyushye gafite ibikoresho byoroheje nk'ibuye bishyushye, core, umushinga w'isi. Igice cya hagati gikubiyemo ibyuma bikomeye, iron na nickel, uko ubutaka bw'isi bwanditsemo inkuru.
sibyo. Hano tubonye amakushi agize ubutaka, tubonyemo iyitwa manto, tubonyemo iyitwa core, tubonamo n'iyitwa crust, uko ari eshatu. Uko ubutaka bw'isi bwanditsemo inkuru: mountain bivuga ahazamutse ubutaka, volcanoes aho ibirunga byaturitse bigasohora magma, rivers and oceans aho amazi yagiye akurura ubuzima, continents aho ubutaka butandukanye bwatandukanye, hari icyo bita pangea cyangwa continent. Gukura kw'isi, evolution of the Eve yari ishyushye cyane nta buzima, cooling phase yatangiye gukonja amazi ajya mu nyanja, life emerges ubuzima butangira mu mazi, continent drift ubutaka buratandukana, plate tectonic, modern Eve isi ifite ibinyabuzima, ibirere n'imijyi. Isomo mu buzima rero, kumva ko isi yavutse bituma tuyiha agaciro, sibyo? Kumva ko isi yavutse bigomba gutuma isi tuyiha agaciro, bitwigisha kurinda ibidukikije no kumenya imbaraga z'imiterere yacu, bitwibutsa ko umuntu ari igice cy'isi atari umwami wayo, sibyo? Ntabwo umuntu ari umwami w'isi. Rero abo babigishije ko ngo umuntu yahawe ububasha bwo gutegeka isi ayitegekaho icyo umuzi. Umugani n'ubwenge bw'abakongo. Umva uko isi yavukiye amenya, uwumva uko isi yavutse amenya n'uko umutima we ukura, kuko byose bitangira mu rumuri rutagaragara bikagera ku ishusho y'ubuzima, sibyo? Ndakeka rero nibyo, ndakeka birabaye, ndakeka muri make tumenye ikintu kigize iki origin of the Earth, tumenya na development of the Earth, tumenya ukuntu ahantu isi yaturutse n'ukuntu isi yakuze. Imana ibaho umugisha rero abo batwigisha ibintu batazi Imana, ahubwo tuzabigisha Imana nituva muri buno bukoroni badukizemo, tumaze intekerezo zacu zimaze kubohoka, tumaze kwibohora, tuzabigisha Imana kuko ntabwo Imana bayizi. Imana ni urukundo kandi bo bagira urwango rwinshi, tuzabigisha Imana.